iyo umutwe urwaye umubiri wose nawo warwanye ntacyo kiba gisigaye. Ni ukuvuga ngo abo b'abayobozi ubwabo nta gihe badafitanye isano na Kristo, abo bose ni hahandi amagambo tubona muri Yesaya igice cyaho n'umubare cya 9 bavuga ngo abayoboye ubwoko bari kubuyobya, ariko n'abemera kujyana nabo n'abemera kuyobywa nabo bose bari kugera he? Bari kujya mu irimbukiro, bose bararimbutse. Impamvu ndi gutsindagira aya magambo ni ukugira ngo ubwo turi kureba ikibazo cya Lawodikiya duhita tukifata mu bihande bibiri. Mu gutangira kwa Lawodikiya igihabwa igicyahwa gihabwa amabwiriza ndetse no igatangira guhabwa n'ibihamya by'icyaha, twagombye kubitandukanya n'igihe noneho cy'ubu ngubu turi mu ngubu. Nongeye nkabifata muri ya shusho nanone twabonye kuri za nzozi za Mirere. Ntabwo igihe bari batangiye kuzanamo kuzana umukungugu no kuzana amabuye atari nyayo bakabivanga, bashaka kubivangavanga, ntabwo umucyo wahita kuzima ako kanya, ahubwo uko byanda bishobora kugenda iba myinshi. Iyo myanda kuko twabonye ngo ni de tradition, izo nyigisho za kimuntu, iyo mihango ubwo barashaka kugenda babizana byongera, niyo byatumye umucyo ugira ute? Umucyo uzima neza urarangira. Ibi biradufasha kumva neza yuko igihe umuja w'Imana yabaga avuga ko ati itorero nubwo bwose ari akazuyazi, ariko niryo ifite nicyo gikoresho cyonyine Imana ifite. Amagambo yose narabasomeye. Ariko noneho hakaza guhabwa inama yo kugira ngo bahindukire bave mu binyoma, bahabwe umucyo kugira ngo bakomeze urugendo, bahemburwe, basubizwemo imbaraga, bashobore koko gusoza inshingano zabo. Amateka tuzagenda tuyareba uko imyaka yagiye ikomeza kugenda yongera. Ingaruka mbereka ku byabaye muri iriya krize y'imini ya polisi mu 1888, ubwo bahabwaga buriya butumwa bwo gutsindishirizwa ku buntu Kristo gukiranuka kwacu, Kristo n'amategeko. Nzongera mbigarukeho kuko kiriya ni umucyo, ntabwo ari ukuvuga ngo ari umucyo ari mushyashya, ahubwo nibwo butumwa bwiza n'ubundi twari twarahawe kuva kera kose, bwari bumaze kwirengagizwa butagifite umwanya, kuko Kristo gukiranuka kwacu. Ndagira ngo duhita twumva neza wa murimo wa Kristo dukorera nk'umutambyi, umurimo wo kutweza no kudutunganya n'uwo kudufasha kunyura imbere y'intebe y'urubanza, agatwambika umwenda wo gukiranuka, tukambara gukiranuka kwe tugatambuka. Amategeko y'Imana ariyo adufasha no gusobanukirwa n'icyaha icyo ari cyo, kuko amategeko atariho nta cyaha cyabaho, kuko amategeko adufasha gusobanukirwa n'icyaha. Ibyo byose ubu Kristo gukiranuka kwacu, Kristo n'amategeko, ibyo byose bwari uburyo kugira ngo abo ngabo bari bari kugenda barushaho kugenda bavuga ngo bari mu mucyo w'ijambo ry'Imana. Ubwo mwumva mu 1888 bahamaze imyaka irenga 30 baramaze gusobanukirwa n'umucyo, ndetse hamaze imyaka 20 imyaka irenga 20 itorero noneho ritangiye rimaze kuyorganiza rwose, rimaze kwishyiraho imikorere n'inzego zo gukora nk'uko zatangiye muri 1963 mu 1863, ariko uko bageraga bigira imbere
ntabwo barushaga kugenda bagira umucyo, ahubwo barushaho kugenda barushaho kugera mu mwijima, kugera ubwo noneho muri uriya mwaka w'igihumbi magana umunani mirongo inani n'umunani Imana ishima yuko ibagarura kuri icyo kigo cya kera cyane kirebana n'ubuturo bwera, cya kindi nanone cyari cyatumye mu gihe bari bashunguwe, bari basobanukiwe yuko ubuturo bwera aribwo twigisha umurimo Kristo dukorera, ko izo nyigisho zari zaratakaye. Niba ubuturo icyo kigo cy'ubuturo umurimo Kristo dukorera, cyangwa se uburyo Kristo aza kudukiza, ni ukuvuga ngo agakiza, ubutumwa bwiza ntacyo bwaba bugishingiyeho igihe ibyo byaba bitarimo. Ndetse nicyo cyatumaga muri kiriya gihe cyabo bari barimo, wariho basangaga abo baba bavuga ngo ni abizera, ngo ni abanyetorero koko, ariko ndagira ngo twumve uburemere bw'ibyo bintu. Abo bantu ni abandi bagombye ko bari gutanga umuburo wa nyuma uheruka, kandi bagombye ko barushaho kugirana isano ihamye na Kristo. Ariko none icyo twubona ni uko muri iyo myaka wasangaga babaga bafite abacakara babakorera. Abo birabura bari barajyanywe mu bucakara muri Amerika, barabakorera bakawukoresha iyo mirimo yose y'uburetwa, barangiza n'ubwo bwose bashaka nubwo nabo birabura nabo bashaka kugira ngo basobanukirwe n'ijambo ry'Imana agakiza, bakavuga ati n'ubwo bwose muje mu materaniro, mwebwe ntimugomba kutwegera, mugomba kuba muhejwe mwicaye inyuma, ntimugomba kwegera abashobuja banyu, mukumva imikorere nk'iyo y'itorero imiyaga rimeze bityo. Murumva ko abo bantu babaga bari kure cyane yo kuba abakristo, yo kuba abantu basobanukiwe no kuba umukristo icyo ari cyo. Ariko ubwo nabo babaga bagira bate, babaga bumva ko bafite ibyiringiro y'uko bari kugenda n'umurimo wa Kristo, bari kugendana na Kristo. Ariko noneho y'amagambo n'abasomyi ushize navuge ko amagambo tubona mu bitabo bihamye umuzingo wa 3 kuri paje yaba ya 13 bisubihera nyine igera 14, ariho bavuga ngo abantu ngo batagira icyo bitaho bakazuyazi. Imana ngo ntabwo iravuga ngo irabaruka, ukuvuga ngo irabaruka ngo ukuvuga ko nta kintu ushobora gukorana nabo, ni ukuvuga ngo nubwo bwose bari baterana, bafite amateraniro bwose, ntacyo bafite kuba bageraho. Bashobora kubona umubare w'abantu bakaza kwiyongera bakuri nabwo ku Satani agera cyakagenda agakomakoma, bose akavuga ati mwebwe niba mushaka ibi ngibi, dore ni munyiganire hariya, dore ndetse hari n'abayobora n'abanakizo kugira, dore n'abantu bashaka kubayobora. Ubwo abantu bakigera muri urwo kororongotana, ariko ntabo ku bwabo nta sano na ntoya bafitanye n'Imana yabo, nta sano bafitanye na Kristo. Undi ugomba kutweza no kudutunganya, akatwambika gukiranuka, umwenda ariyo tumwenda wera, maze tugaca imbere y'intebe y'urubanza. Ngizi ingorane zibagazibuka bene rabo. None rero mureke nihutira ku ngaruka nyishusho, ntabwo nyikomanda, ntabwo nivugaho byinshi, ariko ahubwo ndagira ngo gusa tugaruke neza, turebe iyi nzira tugomba gucamo. Aho nshaka kugira ngo ngane, ndi kugira ngo mbereke yuko kuva kuri ya Laodikiya, icyo gihe cy'akazuyazi, ni ukuvuga ngo ni igihe cy'uburwayi bwaje, kandi umurwayi n'ubundi yatavuwe aragumya akaremba, ndetse akagera n'ubwo yapfa. Ibyo byose iyo uwo murwayi atari kuvurwa, ntabwo twavuga ngo wenda ngo mu cyumweru gitaha yenda azasanga yorohewe, ntaba yakorerwa ate, nta muti afata, nta muti abona, kandi baramubwiye bati dore umuti wagombye gufata nguyu, dore umuti wagombye gutuma wongera kuzanzamuka nguyu. Igihe uwo muti utari gufatwa, ubwo ni ukuvuga ngo uwo muntu agomba kurushaho kugenda aremba. Ngiki ikibazo rero kibaye kuri Laodikiya nayo. Mureke dusome ayo magambo abwirwa Laodikiya. Turayabona hano mu byahishuwe kiriya gice cya 3. Wibuke yuko ibi by'amatorero 7
ari bya bihe birindwi itorero ry'Imana ngo rigomba kunyuramo. Mbese urebye n'ubuhanuzi bwari bwatanzwe, Imana yari yayikanye ukuntu hazabaho itorero mu gihe cya itorero rya Efeso, niriya tunabwira rirebana n'igihe cy'intumwa. Mu gihe cy'intumwa kikazakurikirwa n'igihe cy'akarengane, aricyo gihe cy'itorero rya Simuruna ryahereye mu myaka 100 bigera mu myaka 300. Hakaza hano hakwinjiraho kiriya gihe cyo kwihuza, cyo kugirana amasezerano n'amapagane, ariyo cyahurira itorero batubwira rya Perugamu. Nyuma y'itorero rya Perugamu hakaza ririya torero rya Tuatira ryahereye mu myaka 500 rikamara imyaka iregera mu 1260. Muri cya gihe ubupapa bw'abaga aribwo noneho bwara buri kurwanya ibyera by'Imana, noneho rwose ruri gushaka kubihanagura neza, ariho noneho inyigisho z'ibinyoma zarushaka kugenda ziyongera, ibyo by'imihango, ibyo by'ipagani byose bakabizana, noneho ukuri ko ukagera bwo gusibangana. Iryo ryari ryo torero nyine rya 4 rya Tuatira. Ariko itorero rya 5, rya 6, rya 7, ayo matorero 3 arakurikirana. Nuko nabwiye ririya torero cyagiye kirebana n'itorero rya Sarudi, ni kiriya gihe Mireri no yaratangiye kubabwira abayabwiraga nabo ngabo bari bararaga n'iryo torero rya Sarudi, abemeye inama, abenemeye umuhamagaro wa Mireri muri kiriya gihe cy'umwaka w'igihumbi magana arindwi aricyo gihe ngo ritangirira. Ariko igihe Mireri ari kwigisha, ko twabonye ko atangiye kwigisha mu 1833 aba ubutumwa bw'amarayika wa mbere. Abo bene ubutumwa bw'amarayika wa mbere niho tubwirwa muri itorero rya Sarudi ko ngo abataranduje imyenda yabo, abo nibo bagombaga kugira gute, kujya mu itorero rya Philadelphia. Iryo torero rya Philadelphia, abo nibo bari bagiye kugirana wa mwiteguro noneho wo kugira ngo bezwe batungane. Begira ngo bari mwayibonye neza, turi kubona ko hari intambwe: Sarudi, Philadelphia, Laodikia. Hari intambwe 3 tubona z'ubutumwa bwiza mu bucyo bugorozi wari utangiye kiragiye. Ni ukuvuga ngo hari izo ntambwe 3, ariko kuri ntambwe ya 2 niyo hindi yakozwe no gutunganywa, ari ntabwo ariyo duhuza n'umurimo Kristo dukorera, ariho Kristo dukora nk'umutambyi. Aricyo gitwereka yuko kiriya gihe cy'itorero rya Philadelphia nicyo gihe kirebana n'ubutumwa bw'amarayika wa 2, icyo gihe cyo kwezwa no gutunganywa. Noneho abo twabonye ko ngo abo baratunganira kugira ngo bakore inshingano yo kubwiza ubutumwa bw'amarayika wa 3 bwo gutegurira abantu, kubabwira ko hari ikigeragezo gikomeye kiri imbere yacu, ko tugomba tugiye guhangana n'inyamaswa n'ikigishushanyo cyayo, kandi ko tutagomba kuzaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, nk'uko babahungu b'abasore 3 bari bari kumwe na Daniyeli i Babuloni, nabo bavuze bati ntabwo dushaka kuramya, ntabwo dushaka gupfukamira kiriya gishushanyo Nebukadineza yubakishije yashyize mu kibaya ngo bakiramye. Niho n'ahangaha rero abari kurangiza amateka y'itorero, nabo hari icyo kigeragezo kigomba kubaza imbere cyo kugira ngo noneho abandi bajijimwe cyangwa se batashikamye, ni umwanya wo kugira ngo abo bantu bagire bate, bagaragare, abashikamye ku Mana by'ukuri bagaragare. N'aba bandi b'inkurikizi n'abandi bakirimo bajinganya, abo ngabo bagomba gushungurwa. Ayo magambo tuzagarushaho kugera tuyabona, tuzagaragara ko tureba ikigo cyerekeranye na purification, icyo kigo cyerekeranye no kwezwa, kuko ngo tugomba kwezwa nk'ubwo ndetse amagambo numva ari muri mbere ko nsoma ngaye, ntabwo ariko ntabwo ngiye kubasoma muri Maraki igice cya 3 niba batubwira ngo abahungu ba Yakobo bagomba ngo kwezwa ngo nk'uko izahabu inyuzwa mu muriro. Nibyo ngiye tugomba kunyura muri icyo ibigeragezo bikomeye cya nyuma, nicyo kizagaragaza nyine ko batsinze. Azavuga tugura ko tugomba kuzaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, tugomba kuba turi abantu ngo dushikamye, tutareba abandi bakurikira gusa,
ahubwo tuzi ibyo twizeye ibyo ari byo, nk'uko byabaye ku bandi, kandi nk'uko amagambo nanone tuyabona mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3:12 ko ngo abubaha Imana by'ukuri bose ahubwo bazarenganywa. Ntabwo rero byaba bizabaye bwa mbere, ni ukuvuga ngo ni ibyo bigenewe abo bana b'Imana bose bagomba kuzarushaho guhamisha ukwizera kwabo, bakaguhamisha ndetse bamwe bakazabihamisha amaraso yabo, abandi bazaba bari mu kandi karengane uretse bitewe n'ikigeragezo aba yagomba guhura nacyo, ahubwo bizabije igihe kigomba kubaho. None aho nshaka kugira ngo tureka twumve ibyo Laodikiya bayibwira. Ubwo ku itorero rya karindwi nyine ryabo rya nyuma ryo rihabwa umugayo. Ibyo nuko ko bihita gutwumva neza, niba rihabwa umugayo ni ukuvuga ngo ntabwo rishobora kugira gute, ntabwo rishobora gusohoza ya nshingano yo gutangaza ubutumwa bw'amarayika wa gatatu bwo gutanga umuburo uheruka, babwira isi yuko akaga kegereje, kubera ibintu bitatu tugiye kubona hano. Kubera ubwabo ko bazaba batagikunze kwitangira umurimo. Ikindi cya kabiri kizaba gikurikiyeho ni uko bazabibwira ngo ni abakiranutsi, bibwira ko ari beza. Ikindi ni uko nanone bazaba bagira bate, bazaba ari impumyi, badashobora gusobanukirwa n'igihe barimo, badashobora gusobanukirwa n'aho bari. None niba batari gusobanukirwa kandi cyangwa se niba ari abantu ari impumyi, kandi impumyi, iyo mpumyi wabwira ngo nihagarare hariya koko irinde, irebere, uyishyire ku munara, uyishyire ahantu hirengeye, ngo irebe ibyago bigiye gutera umudugudu. Kandi twabonye amagambo atubwira yuko ngo abo ngabo bateguriwe kugira ngo babe abatwaramucyo, kandi babe abarinzi bari ku munara, bari kurebe ibyago biri kugwirira itorero, biri kugwira memoni, ibyago biri kugwirira isi muri rusange, ngo bashobora kubwira abantu bati nyaboneka nimwiyarure kuko igihe kirageze. Ndetse noneho utabwumva burabwira bati dore igihe kirangira ry'imbabazi kiratwegereje, dore umurimo Kristo adukorera kurangira, nyaboneka nimwihutire kwinjira mu gakiza kuko urugi rutari rwafungwa. Kuko nk'uko nanone Nowa yabwiraga abantu, yahamagara abantu ngo binjire mu nkuge inzugi zitari zakingwa. Abo bantu rero b'impumyi, noneho reka amagambo tuyasome kumva izo ngorane bafite. Abantu Imana ngo ibonye ko nta kintu na kimwe bashimirwa, ni ukuvuga ngo ni ubuhanuzi butanzwe, kuko mwibuke yuko ibyahishuwe byanditswe byahawe Yohana muri ya myaka ishyira 100. Ariko none ibi ngibi byo turi kubona, murabona ko biba ryari nyuma y'umwaka w'1844. Ni ukuvuga ngo ni ubuhanuzi bwaratanzwe bufite igihe buzasohorera. Hano rero kuko bwasohoye muri gihe cyacu, ntabwo twagumye gushidikanya ko twabonye ko tubona ko ibyo bintu biri kuba, tukaba tubibeje n'amaso, tukaba tuvuga ko bya bintu byabaye, byavuzwe, byarabaye, ngibi turi kubibona. Ahubwo noneho twabihawe ibyo twari twarabwiwe ko bizaba, ariko noneho niba bibaye noneho bakatubwira bati dore umuti nguyu. Mwibuke tubihuje nanone na ba bantu baribwaga n'inzoka bari mu butayu. Inzoka yarabaryaga, none bakabwira bati murebe, noneho bagombaga kureba indi nzoka nanone yari yakozwe bose yari yamageze ku giti, ngo wayirebaga wese yarakiraga. Ariko abatarashaka kuyireba, abo ngabo barapfaga nako kanya. Ni ahangaha ngo uburwayi burahari, uburwayi burahari, bwaravuzwe ko buzabaho, ariko hari n'umuti Laodikiya igomba gukora. Reka dusome amagambo. Urwandiko rwandikiwe Laodikiya, iryo torero rya nyuma ridafite icyo rishimirwa. Ubwo ibyo tujye gusoma ahangaha ni ubutumwa bwari buhawe, batubwira ukuntu
iryo torero ryagomba kuzaba rimeze. Atubwira ngo wandikire marayika w'itorero ry'Irawodokiya uti uwiyita Amena, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka ukuri, inkomoko y'ibyo Imana yaremye, aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Ntabwo ukonje kandi ntabwo ubizi. None iyaba wari ukonje cyangwa wari ubizi,